ari wenyine nta famille yari yagiye kubibwira, yagiye asanze umuhungu iwe cyangwa bari bafite aho bahuriye? no yagiye iwe nyine agiye kumubwira nk'inkuru nziza nka fiancé wiwe amaranye igihe, hari ukuntu agukonfirima ukabona nyine wabaye fiancé, ibintu by'abakopine byavuyeho ukajya ujya kumesa. yego yaranatekaga nyine mera akubwira ko adashaka kubyara, sibyo? hari n'ukuntu ayihakana akakubwira ko atari nawe wateye. Letipe we yaragize yamubwiye si yanjye nta n'iby'abana byose cyane, amubwira ko iwabo batatera n'inda. Ntekereza ko bararya ipira we yararya arayimara, amakinga sure ko uwo mutipe nawe iyo ngiyo yayimaze. Imbaza ngo byagenze ute? byagenze ute? Mutipe ntacyo yabaye pe, gusa icyo yamukoreye yafashe kwa kundi ukuramo inda bro, abantu banonze bararakaye. Za nyama urabizi aba ari nk'umwana, ni ibintu by'ibinyama nyine, nibyo yafashe. Niba arabitse muri frigo sinzi ukuntu yabitse, icyo ncyo nuko yabizanye ubwo yabishize muri frigo. Umuhungu arabirya arabimara, umwana we yaramuriye. Twongeye kubasuza abakunzi ba The Sisters Love, nk'ibisanzwe ni Janet na Jenny, tuje kubaganiriza turababwiraho akadibeti gatoya cyane, ubundi tubabwiye na gastori type z'abagabo nk'abagore dushaka peace of mind, cyangwa tuba turi mu mana nyine, tuba dushaka yes, tudashaka ibintu byinshi by'ama stress ugomba kwirinda mu buzima bwawe. Icyambere, umugabo ukora ikosa yarangiza akadefanda amafuti ye, agashyigikira icyaha cye nyine, ukumva gihagazeho, ntashaka gusaba imbabazi, ntashaka guca bugufi ngo mubyumvikane no muganire, cyangwa ntiyumve ko byanakubabaje. Ubwo biterwa ariko nikosa, ari igihe ashobora kumva ikosa rye ryoroshye akumva nyine afite uko yarisobanura. Nta kosa na rimwe ryoroha. Niba ubangamiye umuntu, ikintu kimubangamiye wikumva ko atari ikosa, ahubwo mubaze mbigenze ne. Ibyo se nabyo biza mu gusengara? Mu gusenga, kubera ko urumva nkatwe nk'abantu tuba mu mana, tuzi ko iyo ukosheje cyangwa ukoze icyaha uba ugomba gusaba imbabazi, ukanihana imbere y'Imana. Iyo ugiye imbere y'Imana ntabwo ubwira ngo mana ngo urareba ngo natukanye cyangwa narwanye cyangwa nasambanye ngo kubera ngo ari umubiri, oya. Hari igihe ariko ushobora kuba umufite, uri kubyumva, ari usembe bivuge gute, ushobora kuba umufite yujuje ibyo wasengeye, wenda ko ariko kadefo afite we nyine ku giti cye. Nanjye ntabwo navuze ngo abari marayika cyangwa abari royo, aberoyo nyine. Niba ukoze icyaha ucyemere. Ikindi umugabo uba ufite ikigare cy'abasinzi gusa, ikigare cy'abanywatabi gusa, ikigare cy'abajura nyine, wa wundi ubona uri mu gatsiko k'amabandi, warangiza ukamukuramo ukavuga ati wenda nuko afite inshuti mbi, cyangwa se nuko nyine ugashaka kubyoronsa. Okay, abo birumvikana. Uwo nayo nuko umugendera kure cyane. Noneho wa wundi uri selfish, uba wumva wikunda. Yes, wundi wikunda, wumva ko ibintu byose nyine, niba ari aka gift ntashobora kwigwa, ariko arumva ko we wamuha gift. Niba ari uguposting nko kuri birthday, akaba yumva ko wamupostinga, ukamubwira ibintu byose, ukamukorera surprise cyangwa se ukamugura cake, ariko yakumva ko bitamureba. Urumva ko aho ngaho naho hari igihe aba yikunda, ariko ayikunda kubera nta yindi mpamvu, ahubwo kubera ko nta mafaranga agira. Oya, ntabwo ari ukorera amafaranga agira. Ntabwo gift bisaba ngo abe ari ikintu kiremereye. Ikindi, umugabo utazi umuryango w'urusengero, yagiye kuryama ntasenze, arabyutse ntasenze, nyine wa wundi gusenga bitareba. Ariko no mu rugo barahasengera, ntabwo ari impaka ngo umuntu. Ntabwo ndi kuvuga kujya mu rusengero, ndi kuvuga Imana, cyangwa mu buzima bwe ntazi ikintu bita Imana. Navuze nk'abakobwa b'abakristu, abatari abakristu nimunyumve nabi. Cyangwa se ugasanga ni wa mugabo ukunda kwirebera abagore cyangwa abakobwa kuri social media bambaye ubusa, cyangwa mu muhanda ugasanga ari kubarangarira. Ibintu byo byose nyine n'abakobwa. Ariko ntabwo n'umukobwa mu muhanda ngo reke kumureba ngo nuko ngusenga. None se Imana yagoye amaso ngo yamarishe? No, amaso
kureba ni na vitamine ndabyemera ariko hari ukuntu amurangarira nawe ukabigira ikibazo cyangwa ugasanga no muri telefone ye nko kuri nuzu ubwo nyine aba ahuye na type yiwe nko kuri Google search yiwe harimo abakobwa bambaye ubusa nibo yirwa searchinga cyangwa se amavideo cyangwa se muri galeri yiwe uyuzuremo abakobwa baba bambaye uko bishakiye cyangwa se kuri social media ziwe zose nibyo abayirebera gusa. ikibazo ni kimwe abo bantu uwo mugabo nyine nk'umuntu usenga wamubwirwa n'iki yo muhuye ibyo bintu byose ntabwo wareba umuntu gutya ngo uhite ubona ko atabikora we wabibwirwa n'iki ako kanya kuko ushobora guhura ako kanya uri kumva ukamukunda mu gihe wamukunze ukumva ko utamureka kubera utuntu ngo ugenda ubona ariko kuko wamukunze ku munsi wa mbere bikakunanira kumureka. Reka nkubwire numwihambira ukavuga ngo azahinduka izo defo turazigira abakobwa ngo reka ngo tubane ngo tumara kubana ngo azahinduka ndakubwiza ukuri ko umugabo cyangwa se n'umukobwa wese ahinduka ku bushake bwe iyo agukunda pe arahinduka kandi nabwo ntagahinduka 100% ngo ibintu byose ahita bireka ngo ahita aba nk'uko ubishaka ngo ajye ku murongo abe marayika wapi. Niyo mpamvu rero ibyo ubona utakihanganira uzamureke agende ajye gushaka bazamwihanganira. Niba wumva umukunzi menya ko nibyo uzabyihanganira, niba wumva ko uzabyihanganira sava. Ikindi inshingano zanyu nk'urugo cyangwa nka se nk'umuntu mukundana ngo afite inshingano arashyira famiye y'imbere akantu kose famiye y'imbere wowe ukabona nta kwitayeho na gatoya. Rero ubusanga iyo nayo aba ari defo kandi aba ari iyo defo iyo itangiye. None se gukunda umubyeyi wawe ni ikosa? Ntago ari ikosa. None se kuki umubuza gukunda ababyeyi? Niba se inshingano zose yagakoze mu mutwe we haba harimo nyina harimo famiye yiwe gusa wowe n'umuryango wawe bizagenda ute? None se ushatse uvuga se ngo akaba ari bo yitaho kurusha wowe uko kwitaho? Ego. Mu buhe buryo bw'amafaranga cyangwa keya? Byose keya ubundi cyambere n'umwanya icya kabiri ni amafaranga. Ariko nagabujije gukunda umuryango? Ntago bibujijwe ugomba kugira ute kuringaniza. Mu gihe yaguhaye se yakoze ibintu byose kuki wakumva ko ni waba atabikora? Hari igihe atanabikora ahubwo akajya kwikorera iwawe kandi muri bira handitsemo ngo niyo mpamvu umukobwa cyangwa se ngo uzasiga ababyeyi bawe sibyo urabasize nyine urabasize iyo basize ikintu cya mbere uzashyira imbere no usanze abandi bakaza nyuma barakurikira ntago bazi imbere. Okay. Rero iyo byo ngibyo byirengagije niyo ari boyfriend wawe ni kwa kundi usanga yaguteye inda akayihakana. Urabona iyo mu gihe urase katabwira ngo nzagutera inda mwihakane boyfriend ubwihakane inda asate nizo red flags zose ugenda ubona ukazirengagiza. Kuki wowe umuha ni rwa rukundo nyine uvuga ati ndamukunda azahinduka ukabyirengagiza ukomeza uvuga ngo azahinduka kandi mu by'ukuri iyo umuntu atagukunda ntaba gukunda kuko iyo umuntu agukunda guha umwanya iyo agukunda bya bindi byose abyitaho ukabona we ari kwiyibagirwa. Niyo mpamvu bavuga ko bigomba kuba 50-50. Niba nkwitayeho nawe ukangarurira izo keya twese tukaba tumeze neza tukitanaho nyine. Okay. Kuko nujya wenyine mu rukundo akakubayeho. Ubwo bivuze ngo umuntu nazajya ajya kugira umuhungu nyine bakundana ajya abanza arebe niba mukunda kurushwa kundi wawe. Oya, okay, ntunyumve nabi. Apana kugukunda nko kurusha. Abakunde nyine urukundo rwa famiye rurahari. Urukundo rw'umugore narwo rurahari. Nyoko cyangwa sita yari yanga kukwitaba ukora rudasinziriye. Byaterwa n'icyo namushakira. Shana, icyo ari cyo cyose ntago cyatuma udasinzira ariko sheri wawe cyangwa umugabo wawe. Aretse kukwitaba rimwe kabiri. Umunsi wose akarara atanagwaye message ngo yaba ari mu biki. Urwo ni rwo rukundo rundi kuvuga urutandukanye n'urwa famiye ibyo ngibyo biba bitandukanye. Rero niyo mpamvu ugomba kugenda ureba twatuntu twose agato ku kanini amajwi no kubera izo kata ziba ziri mu rukundo rero ni usanga hagiye habamo amarevenge atandukanye. Hano hari story imwe y'umubebe yakundanye n'umusore kubera izo nyinshi yagiye abona kirengagiza story time yagiye azibona kazirengagiza zaje kumukoraho ariko inde umukobwa cyangwa umuhungu umukobwa nyine utwo twose bagendaga bacamo akavuga ati birazahinduka
kwa kundi bigira akahita akwandikira akakubwira akakwipfushaho nyine akakwereka ko agukunda nawe kubera urukundo nyine ugahita umubabarira ugahita usubira mu murongo. ariko umukunzi niba murakaranyije cyangwa iki ntabwo uhita wivumbura ngo birangire, uba ugomba kumubabarira nyine. Ukuntu byagenze rero barakundanye, bamaze gukundana nyine urabizi amakupure y'iki gihe sinzi ko na kera ariko byahozeho nyine bararyamana amutera inda. Amaze kumutera inda agira ate ajya kubibwira umutipe yishimye yumva ari inkuru nziza ko yaramukundaga yiteze yuko namara kubimubwira nyine atubishira ngo umuryango wiwe bakahita bakora mariage nyine bakabana kugira ngo bazabashe kwita ku mwana wabo. Ageze kuri Rotipe aramubwira ati watwita ute byaca mu nzira nta nubwo mbizi ko iyo nda ari yanjye nta n'inzira nimwe byacamo kuko hari ukuntu atavuga ati wacu ntabwo dutera inda no umukobwa nyine biramuzenguruka yari wenyine nta famiye yari yagiye kubibwira, yagiye asanze umuhungu iwe cyangwa bari bafite aho bahuriye? no yagiye iwe nyine agiye kumubwira nk'inkuru nziza nka fiance wiwe amaranye igihe hari ukuntu agukomfirima ukabona nyine wabaye fiance ibintu by'abakopine byavuyeho ukajya ujya kumesa yego yaranatekaga nyine noneho asubira nyine agenda yaguye mu kantu yumva yihebye kubitekerezaho nyine afata icyemezo cyo gukuramo inda. umukobwa atabibwiye umuhungu yari yihakanye yamubwiye ko atari niye. Hari ukuntu umutipa yemera akubwira ko adashaka kubyara sibyo, hari n'ukuntu ayihakana akakubwira ko atari nawe wateye. Letipe we yaragize yamubwiye si yanjye nta n'iby'abana byose cyane amubwira ko iwabo batatera n'inda. Ntekereza ko ngaho nta na 20% y'urukundo yari irimo kuko umuntu ukunda. Ikibazo nyine umukobwa we ntago yarabizi, urumva no kugira ngo agende abimubwire cyangwa yemeye no kuryamana nawe, umukobwa we yaramukundaga. Si we yarabyishimiye azi ko ahubwo umuhungu ahita nyine bahita bakora n'igiko yagashya ari yumva ko agiye kutamwereka iwabo akamupresenta nyine bagakora ubukwe. Umukobwa nyine amaze kumwihakana ageze iwe muri ghetto aricara afata umwanzuro wo kuyikuramo nyine. Urumva aba ari umwanzuro utoroshye ariko yatekereje buri kimwe cyose kuna ari wenyine ntaho kumufasha nta kazi ka danger ayikuramo. Amaze kuyikuramo nyuma y'ibyumweru bingahe amaze kumera neza asubira kuri wa mutipe. Bari bakivugana se? Bari bamaze igihe batavugana nyine. Urumva we yari tipe yaranarakaye. Yego umukobwa yari gushaka ibisubizo by'icyo kibazo afite. Noneho mu kugerayo mu kumera neza nyine amaze kuyikuramo ajya kureba umuhungu aramubwira ati rero sheri wanjye nari mfite stress kubera ini minsi iratinda sinabona regre zanjye none ntekereje n'ibyo twakoze ngira ngo ndatwita ariko burya sinari ntwite. Naje gusanga natwite yabwo ariko akundi nyine uba busy cyangwa ugahindura klima nyine ukwezi ko gatinda atari ko nyuma zaraje mbona sinwite bumeze neza. None umutipe kuna yindyarya aramubabara basura mu rukundo we. None se urumva wewe se wabyanga? Umuntu arigaruye man ntabwo wabyanga. Umuntu wihakanye gutyo aryamara ibyumweru biri mutavugana aragarutse aseka yigize mwiza. Nyine umuhungu we kubera inyungu ze yarabyemeye kuko we afite inyungu kuba ari kumwe n'uwo mukobwa. Gusa icyagara umukobwa yaragaruye gukora revenge. Bazanga revenge niyo nshaka kumva. Bariyunze bamaze kwiyunga nka nyuma y'ibyumweru 2 ajya gusura umuhungu nk'ibisanzwe baricara bareba filme. Bamaze kora filme umukobwa araguruka ajya kumutekera ibya ninjoro amutekera ipirahu yakundaga ngo kurya ipirahu. Ariko abantu gute ubabaza umuntu rangiza kumubwira ngo agutekere nta nubwo ufite ubwoba ko yakwica. Bari bamaze iminsi barasubiranye bameze neza bishimanye nibwo yagarutse nabwo agenda guteka aragaruka bareba filme nk'ibisanzwe baraganira ajya mu kikoni kumutekera. Aragenda amutekera ipirahu amaze kuyiteka ayihishije azabwira umutipe ati ngiye ku isoko ngiye kugura avoka ngure na soda yo kurisha nyine. Umukobwa aragenda agura soda agura avoka aca no kuri hoteli niko nyine wakicishara mu marangi agura ipirahu yiwe ye itetse kandi yasize atetse mu rugo. Ageze mu rugo yarura ipirahu yiwe ashyira ku isahane na soda byose arashizana ku meza bararya. Ipirahu yiwe ararya arayimara
amakinga sure ko uwo mutipe nawe iyo ngiyo yayimaze mbaza ngo byagenze ute byagenze ute umutipe ntacyo yabaye pe gusa icyo yamukoreye yafashe kwa kundi ukuramo inda bro abantu banonze bararakaye za nyama urabizi aba ari nk'umwana ni ibintu aba ari ibintu by'ibinyama nyine nibyo yafashe niba arabitse muri firigo sinzi ukuntu yabitse icyo nzi nuko yabizanye ubwo yabishize muri firigo umuhungu arabirya arabimara umwana we yaramuriye inkuru yariyo rekera niyo mpamvu rero niba umuntu agukoreye ikosa mani wimwakira kuko ntubuze ikimugaruye abantu bararakaye ariko nawe yari yaramubabaje umuntu ugutera inda akakuyakana aba ari umugome yanaroga ariko ni kimwe n'abatipe nabo bararakaye mani niba umuntu umeranye nabi wimuha karibu ngo aze ngo yisange niba mwarashwanye niba karaciyemo jya gushakira ahandi mureke mbabwire mwitware neza murumva ko twakoze inama inkuru irarangiye mana we y'umunsi iteye ubwoba murakoze ni inkuru yari iyi n'ibyo twashaka kubasangiza ni ibingibi nk'ibisanzwe nyine twe tubazanira inkuru tukababwira nyine kugira ngo mukuremo isomo abatipe niba muri mu rukundo meseri n'abakobwa niba muri mu rukundo meseri kandi niba ubona uwo muri kumwe atabirimo neza mwihorere kuko azakwangiriza ubuzima bwawe bye